njye mu buraya nagiye mu buraya Nyarutarama. Haleluya. Amazina nitwa Nyiraneza Clementina, ndi umumama w'abana 3, mvuka aho bita Nyaruguru, umurenge wa Nyamata. Mfite imyaka 25, niyo navuye iwacu mfite imyaka 13. Ubwo naje i Kigali nza ku ibeni y'amakara, umuntu nari nsanze i Kigali nta n'uwo nari nzi. Naraje ndubukira aho bita ku giti cy'inyoni, nageze mbona ni mu yandi mahanga kubera hari amatara. Kuva mama Fabrice yakoresha igiterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge no gukura indaya mu muhanda, ibyo bintu yabinkuyemo. Sinkikumbura urumogi, sinkikumbura kunywa inzoga, sinkikumbura n'abo bagabo kubera Imana yaramfashe. Nitwa Jeannette Nyiramakende. Naribaga igihe cyarageze mfatwa n'umudayimoni wo kwiba, nibaga abagabo b'abasambanyi. Nanjye amazina banyita Harerimana Jean Claude. Hari igihe mama bigeze kumukubita asiga dufungiranye, yajyanye urufunguzo. Tumara ukwezi mu nzu turya gusa, tutagira aho kwituma tukarya mu nzu. Bampuye n'inda ya Zahariya ku Muhima, tumaze guhura barambwira turi igicucu. Ubwo se urajya gushaka akazi ko mu rugo, ugeze i Kigali bwa mbere, ati nurara ntaha muri burudire barakwiciraho, ahubwo wowe bino tujyane tukwereke akazi. Ubwo ni uko nguko naje natangiye akazi k'uburaya. Akamutiye Marceline. Akoze amazina yanjye nitwa Munyamana Gloria. Mu ntara y'Amajyepfo, akarere ka Nyanza, umurenge wa Mukingo. Mu buzima bwanjye ubundi ndi umuntu utinya ijoro, ariko kubw'impamvu z'ubuzima, kubw'uko ubundi abantu tuba duhetse abana nk'aba cyane bakiri bato, nta n'uwo wakwaka akazi mwakaguhe. Nkajya njya gutera kugira ngo abana babashe kubaho. Nagerageje kujya nyashakamo igishoro ngashora, ariko ibyo nshoye bigahomba bitewe n'uko ari amafaranga nta migisha mba mbona Imana yayaha. Nta muntu ndabona wakishijwe n'uburaya, usibye kwangiza abana tubyara tukabakomeretsa bagakurira mu buzima bubi. Abana b'indaya baba bafite ibikomere byinshi cyane. Kandi iwacu nta matara yabagayo, imodoka nabonaga nkeya nazo ziraza Fuso. Igiti cy'inyoni nahasanze umuntu w'umugabo, arambwira ati wa mwana we urajya urava ukajyaho. Arambwira hari umuntu ndindiriye, kandi nta muntu nari ndindiriye. Arambwira ati se waje tukajyana ahantu tukaba tunywa agafanta. Ndamubwira ntabwo byakunda, umuntu nje kureba ataza akambura. Nahagaze aho ngaho saa 12 ziragera, hari umumama w'umugangakazi wari uvuye kuvura, avuye mu kazi. Arambaza ati wa mwana we uwa hehe? Ndamusubiza mubwira ko ndi uw'inyaruguru, naje guhiga akazi i Kigali. Kujyana iwe nagiye nta mafaranga ngiye gukorera, nakoreraga ibiryo. Nahamaze umwaka angaburira, mugurira imyenda. Umwaka ushize nari maze guhaga ifiriti, mama ndamucika. Twabaga i Nyamirambo, ndamucika nza Nyarutarama. Nyarutarama nahasanze umukobwa w'iwacu, arambwira ati ngwino tubane, ariko sinamenya akazi akora. Namusanze mu kabari, ngiwe nimugoroba nkabona yinjiza abagabo. Umunsi wa gatatu ugeze arambwira ati ntabwo twaguma kubana nawe udahaha. Ndamubwira nti se ndahaha ko nta mafaranga mfite, ko nta kazi mfite, nzakuraho amafaranga. Arambwira ati kugira ngo tubane nuko nawe uzakora akazi nanjye nkora. Mbere narabyanze, arangurisha amafaranga
aza mu rugo arambwira ati narinje ngume ndamubwira nti se ndaguha njye nawe hari gahunda dufitanye. arambwira ati mwene wanyu namwitaga mukuru wanjye mukuru wawe namuhaye amafaranga. ndamubwira nti genda guhe ni we wishyuye njye ntabwo wanyishyuye. nari umuntu ukunda filime cyane, nza guhura n'umusore wabaga hepfo yo mu rugo ahantu nari mbonye akazi ku mugabo bita Shwaratara. arampamagara arambwira ati waje nkagutiza furashi ukajya kureba filime ko nafatishije igihinde cy'isi. ndamanuka njya gufata furashi, ngezeyo sinamenya ukuntu byagenze, nanjye simbizi. namaze mu nzu ye nahamaze iminsi 3, mpaguruka kugenda bikanga. ku munsi wa 4 mbona birakunze, ndamubwira ndatashye. arambwira ati se wagumye hano? ndamubwira ntabwo byashoboka ko njyewe ndi umwana, ntabwo naguma aha ngaha, sinabasha gutunga umugabo, ntabwo nabana n'umugabo ngo mbishobore. ndagenda ariko ngenda ntwite ntabizi ko ntwite mu myaka yanjye 13. hashize ukwezi sinabyitaho, bakambwira ngo ndatwite ariko simbimenye kuko nari namaze kuba inzobe cyane. mu mezi 3 ashize umuntu araza arandeba arambwira ati ko mbona umeze nk'umuntu utwite. ndamubwira nti reka ntibishoboka. amezi 8 ashize njya kwa muganga, muganga arambwira ngo uratwite. muganga amugira umusazi, ndarwana. muganga arambwira atakira n'ifishi ahubwo yicyure. fishi ndayijyana nyishyira uwo muhungu wanteye inda. umuhungu arambwira ati iwacu ntabwo tubyara. yambwiye ko iwabo ngo ari ibihone batabyara. ndiheba njya ku Kivu kwa Nyagahene ngo njye kwiyahura, arahankubitira. ndagaruka njya hano kuri iki cya Nyarutarama njye kwiyahura, nabwo baramfata. ndagaruka ariko ibyo byose byari ukubera Imana yari mfiteho umugambi, hari icyo yashakaga. umwana ndagenda mubyaye, nahavuye umwana afite amezi 3. ndagenda nsubira Nyarutarama. navaga Nyarutarama 2014. navaga mu gitondo ngenda nkageza umugoroba, nkajya mu gishanga nkafura imyenda y'umwana nanjye nkifurira, nkajya mu rubingo hariya kwa Gakire niho nararaga. urubingo barutwirukanamo, twari benshi, nasangagamo n'abandi bamama. njya gucumbika muri tuwarete y'abakire. nakumva umuntu aje muri tuwarete nkahita nsohoka nirukanka nkamutanga hanze, nkihisha inyuma y'igipangu. umuntu akaza muri wese nanjye nkasubiraho nkaryama. nahabaye amezi 8 n'umwana mu mugongo. kwezi kwa 9 nibwo nafashe inzira nsubira iwacu. bari bazi ko nanapfuye. mwana ndamujyana. hashize imyaka 2 ndongera ngaruka i Kigali. ngetse i Kigali ndabona sinajya mu kazi ko mu rugo, ubundi nimba ari ubuzima bubi narabubonye. ndafata umuhanda nanjye njya mu buraya. nagiye mu buraya Nyarutarama, aho nakoreraga uburaya. Nyarutarama nahavuye 2016 nkora uburaya. kumva umuntu ukora uburaya aba ari umusinzi, ari umujura. mva Nyarutarama njya Kinyinya aho bita mu Bigutiya. mu Bigutiya naho mba mpahuriye n'undi mugabo, nawe antera inda y'umwana wa 2. nawe aranyihakana. inda y'umwana wa 2 navuye Nyarutarama Kinyinya Nzikami, masanze umumama bita mu Mashema. ndaza nsanga naho nari nzi ko mpunze, ariko nsangaho harenze aho narindi Nyarutarama. nabwo nguma nkora uburaya gutyo.
buraya mbubamo igihe gishize nza guhura n'umugabo nari mfite umwana w'uruhinja avuye kubyara nsanga ku muhanda hari abahungu babaga bahicaye za marine, ubwo namwita nk'imbobo. Umuhungu niwe wanyakiriye, yari umusore, aranyakira mfasha gukura umwana kuri moto, umwana mukura kuri moto ndamanuka. Uwo munsi niwe wampaye ibiceri 500, ndagenda ngura igikoma ndanywa. Umuhungu aguma anyitaho gutyo, umwana turamurera agira imyaka 3. Umugabo araguma arankunda, yari umusore ngiye mfite abana, tumarana imyaka 3 turi kumwe amfasha kurera uwo mwana. Ariko n'ubundi nkumva sinareka kuguma kuba indaya, nkaguma nkirukanka akambuza nkabyanga, nkumva nshaka kuguma njya kureba abandi bagabo we simwiteho, ariko arihangana kubera ko nibwo buzima yari yaransanzemo, ari imbobo ngende indaya. Imana iradufasha, noneho nemera kubana nawe, turabana, ari we dufitanye umwana w'amezi 6 mfite, turabana ndabyemera noneho, ariko n'ubundi mbyemera ntabyemeye. Gusa Imana igufiteho umugambi ntabwo yabura ahantu gufatira. Hashize iminsi ku itariki 2 z'ukwa 5 ejo bundi muri uyu mwaka, nibwo ku rusengero rw'ikami haje igiterane, harimo umubyeyi wo kabyara yagaheka yo kabyara abahungu n'abakobwa bita mu Fabrice, niwe waje ikami. Noneho baratubwira ati tujye gusenga, twese tugenda tuzi ko ari amafaranga tugiye kureba, twumva ko ari ibiryo tugiye kurya, ariko ijambo ry'Imana ryavuze nta kintu wahindura. Twaragiye tujya gusenga, dore twebwe batwita indangamirwa, tugenda turi abantu benshi. Uwo mubyeyi niwe waduhaye ubuhamya yatanze budukora ku mutima, ko twumvaga twebwe nta muntu wava mu birango bukunde bishoboke, ubona umugabo, ubona urugo rwiza. Ariko mu Fabrice ubuhamya yatanze bwaduhaye urugero rwiza, bituma duhindura n'imigambi yacu. Nuko naraje ndasenga, njye naje nje kureba ayo mafaranga bavugaga, ariko ngeze mu nzu y'Imana mfatirwamo. Nari umuntu ugera ku rusengero nkahita nsubira inyuma, naba nicaye ku ntebe nkumva amajwi ari kumbwira ati haguruka, ngahaguruka nkataha. Ariko uwo munsi byaremeye, iryo jambo ry'Imana ndaryumva, ntaha numva ameze neza. Buracya nongera nsubirayo, uwo mubyeyi nabwo arahadusanga. Ndavuga nti wa Mana we, nimbe ko kubikoze bigakunda, nari umuntu ubona icupa nkumva sinava kuri iryo cupa ntagiye gusoma, nabona umugabo utambutse nkumva sinagenda uwo mugabo ntamuvugishije. Ariko buriya ubona ko umugabo w'abandi ari mwiza, uwawe ukabona ntaho biri wese, uko ntari mufite, ariko nabonaga uwanjye atari umugabo, ahubwo abo hanze ari bo bagabo. Iyo ubona umugabo w'undi muntu ari mwiza, ukabona uwawe ni mubi, ufite imyuka mibi, ufite abadayimoni, ubu ngubu nta mugabo mwiza wandutira umugabo wanjye, kubera yuko hari uwo namenye. Nuko kuva mama Fabrice yakoresha igiterane cyo kurwanya ibiyobyabwenge no gukura indaya mu muhanda, ibyo byose nahise mbisiga. Nari umuntu nk'urumogi, nkumva ninjye uriho, nkiruka nkajya no mu kigo cya gisirikare. Ariko Imana yarakoze, ibyo bintu yabinkuyemo. Sinkikumbura urumogi, sinkikumbura kunywa inzoga, sinkikumbura n'abo bagabo, kubera Imana yaramfashe. Sindi mukuru imbere ya data, nta muntu mukuru ubayo, twese duhora turi abana. Ariko kubera yuko hari umugambi Imana iba yarakuvuzeho,
ntabwo byagenda gutyo gusa Imana itarasohoza isezerano ryawe, kubera yuko Imana ikubwira isezerano ikarinda n'uwo yaribwiye kugira ngo iryo sezerano risohore. Hari impamvu iba yarakurinze, hari impamvu iba yarandinze. Ibyo naciyemo ni byinshi, nagiye kwiyahura biranga, ndara muri we sinapfa, ndara muri rigori sinapfa, umuvu w'amazi untembaho sinapfa, imvura yaragwaga ndyamye muri rigori bukacya bankuramo nkavamo ndi muzima, kubera hari ijambo Imana yari yaramvuzeho yashakaga yuko nzayivugira mu gihe kimeze nk'iki. Ariko hari ijambo nakunze riri muri Yohana ni ibice 9 rivuga ngo igihe cyawe ni iki cyo gukora, kubera ko hari igihe kigiye kuza umuntu atakibasha gukora. Iryo jambo nararikunze, nibyo koko. Nubundi narasambanaga nkaburara, nafataga amafaranga menshi bishoboka, ariko nubundi nayafataga mitanyanywera. Ariko ubu ngubu simburara, simbwirirwa, nubwo naburara nubwo nabwirirwa, ariko hari umugabo namenye witwa Yesu avuga ati mwana wanjye, ibi ngibi nemeye ko bikubaho, ariko hari igihe nzaguhoza, nzakomora, ninjye wica, ninjye ukiza. Ibyo bintu yemera ko bimbaho. Ntabwo uru rugendo ntabwo bivuze ngo nimba uvuye mu buraya ugiye kubona byinshi, kuko ubivuyemo n'ubundi by'Imana bigiye barambije, abarambiwe batashye. Ni ngombwa ngo uhure na bya bibazo, kuko iyo ufite nshobora kujya gusenga mfite ikibazo mvuga nti wa Mana we gikemura. Ntabwo Imana naba ndwaye umutwe n'umugongo n'amaguru ngo byose bikirize rimwe. Igomba gukiza kimwe igasiga ikiza bibiri, igasiga kimwe kugira ngo utayibagirwa n'ejo uzagaruke uyishime. Ariko nta kibazo, kuko ishobora kumpa gusenga nsaba ibiryo, Imana ikabimpa pe, ikampa na botike, ariko nkazajya nanga kujya gusenga mvuga nti se ndacuruza gute? Izo ni impamvu z'Imana niyiguhirana kwambura. Ni ukuri Imana yankuye hariya, nawe yahagukura. Ndashishikariza abantu bakiri mu buyobe bumva yuko bitashoboka, yumva yuko abivuyemo ntako yarya, ntako yabaho. Birashoboka ku Imana, wabaho kandi ukabaho neza uko utaruri, ahubwo ugasanga wambaye ubwiza burenze ubwo wari ufite. Yesu nashimwe. Murakoze. Mfite ubuhamya bwinshi, tuzakomeza tubutanga kuko Umwami azajya dushoboza, tuzagenda tubutanga. Ariko harimo wakumva ubuhamya nkuko nanjye nabwumvishe, Umwami akamfata akankomeza akanjyana mu nzu ye ntari mpazi. Nawe ushobora kubwumva ukavuga ati kubera uriya muntu nanjye ndumva nemeye gukurikira Umwami. Waduhamagara, nimero yanjye ni 0786181843. Ayisubiramo 0786181843. Murakoze. Yesu aduhane umugisha. Ndi umubyeyi ufite abana 4, rero nkaba nari nifuje gutanga ubuhamya bwanjye, ko numvise umwuka w'Imana bimpatira kubukwiragiza ahantu hose, kuko numvishije hari akamaro kwakira Yesu nk'Umwami n'Umukiza byangiriye. Nkaba nifuza rero kubutambutsa. Hanyuma rero ubundi ngiye mvuka mu karere ka Bugesera, nubwo ndi mu mujyi wa Kigali.
hanyuma rero mu mujyi wa Kigali nahaje mu mwaka w'2000 ariko mpagera nyine ntabwo nari nzi Imana nubwo nari nzi Satani ese nari nibereye aho ngaho ariko ngenda mpura n'ubuzima butandukanye kubera ko nagize ikibazo ngize imyaka 9 ubwo nabuze ababyeyi mu mujyi wa Kigali rero nahaje ntazi aho ngiye ngenda ndarongotana gutyo ngenda mpura n'ubuzima nyine butari bwiza birangira mbyaye ariko nyine mbyara gutyo nyine nta mugabo mbana nawe umwana wa kabiri nawe ndamubyara ku mwana wa gatatu nibwo nahise ntangira gufatwa n'ikintu cyitwa ubusinzi njya ndara mu kabari kubera imibereho mibi nyine nari ndimo niruka mu kabari icyo gihe ubwo nari ngifite n'ubutoya nyiri mutoya nyine ngifite imbaraga ibasha no gukorera n'amafaranga nkayabona ariko nsubiye inyuma ho gatoya kubera nyine kugenda ndaruka aho hose nyiri na mutoya nagiye mpura n'ibibazo bitandukanye hari abantu banyangizaga mu mutwe hari abanyangizaga ku rwego rw'umubiri mbese nagiye kugera igihe cyo kubyara n'ubundi nararangije kwangirika mu mutwe ubwo numva umwana wa mbere naramubyaye 2002 nawe ni mukuru afite 21 undi wa kabiri namubyaye 2005 afite 18 nawe nyine Satani yaramujyanye ubu afungiwe kurumva kubera ko nawe nta kontorori yagiraga nta mubyeyi wamugiraga inama nanjye nabaga ndi uwo nguwo nyine nirirwa mu kabari nkarara mu kabari nkataha ari uko Imana ivuze uwo nguwo nawe nyine sinamurenganya nta burere yigeze nta burere yahawe undi wa gatatu namubyaye 2008 wa 2008 we nari umusinzi wo mu rwego rwo hejuru utakibasha no koga ubwo ni ukuvuga ngo nyine ni uko nguko abana nagiye mbabyara hari uwo nabyaye 2010 na rimwe ari nawo wuyu turi kumwe nabwo n'ubwo buzima nari ndimo mbamaze kuba umusazi noneho by'ubusinzi babivuyemo nangira kuba umusazi nangira kurara aho bwije ngeze nangira kurara mu muhanda mbese ku buryo hari igihe yahashiraga n'icyumweru ntaragera mu bana ntazi naho ndi nanjye ubwanjye nagira amahirwe nkabona nongeye kugera mu numva nirambiwe numva ndambiwe no kubaho hahandi najyaga ntega moto agenda nkajya kuri polisi atega moto nta mafaranga mfite hanyuma rero nagerayo nkabwira komanda nishyuriye moto njye nari nje kubasura umumotari akagira ubwoba akigendera abapolisi nabo bakampunga babona nyine narataye ubwenge ubwo numvaga nashaka kubaho nshaka gupfa kubera ko abantu bose twabyaranye ntabwo ari abantu boroheje ni abantu bakomeye ariko batashakaga kugira icyo bamarira batashakaga no kwerekana ko twabyaranye babona ukuntu umeze babona n'ukuntu ubuzima bwagenze nyine bakumva badakeneye no kumbona mu maso nanjye birangira niyanze nkumva ko nyine byanga bikunda hari igihe nasaraga nkajya mu tugari hari n'igihe nigeze kujya guteka ku murenge wa Remera njyayo ndateka rwose njyana amashyuka ndateka bankumbitira inkoni nyinshi ariko sinumva bitewe n'abadayimoni bari bandimo ariko muri ibyo byose ikintu numvishije natangariyeho Yesu nuko ibyo bintu byose nabikoze ariko ntabwo nigeze njya muri gereza ngo mfungwe
keretse ijoro rimwe niryo nafunzwe nabwo nibyo ibigori nabwo si ko hari ukubyiba ni umuntu nanyuze waragiye namubwira mvuye ku gahigo ariko nabuze ikintu nabona hanyuma rero arambwira ati genda uca ibigori hariya naciye ibigori 10 yari yambwiye ngo ni 10 ndi buce ngeze ku bigori 9 numva avugije induru hanyuma baramfata banjyana muri polisi bandazamo ijoro rimwe iryo niryo nafunzwe byonyine hanyuma rero ubwo birangira bamfunguye ikintu natangariye Imana rero nuko nta nigeze njya muri polisi ngo mfungwe cyangwa nkatirwe kandi nakoze ibyaha byinshi natangariye Yesu nk'umwami wanjye n'umukiza ntago nari muzi ariko yabashije kundinda sinajya muri gereza kandi naribaga igihe cyarageze mfatwa n'umudayimoni wo kwiba nkajyanwa no mu kabari no kwiba ariko ntago nibaga abagore nta nubwo nibaga abantu runaka nibaga abagabo b'abasambanyi nkabiba rwose ntitaye ngo bazanyica ariko ntago nigeze mbifungirwamo iryo niryo shimwe cyane rikomeye nashimiye Imana maze kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza hanyuma rero ubwo tangariye Imana ku itariki 2 z'ukwezi kwa gatanu muri uriya mwaka dutambutsemo nubwo twari turi ahantu mu kabari turi kubyina mu gisopu merewe neza rwose numva nta kibazo kuko ubundi njye nari mfite ibintu nkunda nakundaga inzoga nkakunda itabi nkakunda no kubyina ibyo bintu bitatu narabikundaga cyane ku buryo nari narabigize ibigirwamana byanjye ariko aho twari turi muri icyo gisopu numvise ibintu byahindutse numva sinzi ukuntu bimeze nabona babandi babyina nkabona byabaye bibi nabona ukuntu babyina bambaye ubusa kandi nibyo nakundaga cyane nkabona byabaye bibi ko jye nakoraga imirimo myinshi mu kabari ari ishinzwe koshya abantu ari ishinzwe gusenya ingo nakumva umugabo n'umugore batonganye banahateye amatako agenda nkavuga amagambo ku ruhande rw'umugabo nkavuga amagambo ku ruhande rw'umugore kugeza mbonyemo ikipe ndi bujyane hanyuma rero ubwo nkaba ndamuraruye ngiye kumwereka bya bindi nyine nanjye byantwaye byo kwambara ubusa hanyuma rero aho hantu nafatiwe mbona ba bantu bambaye ubusa numva bibi cyane numva ndabyanze numva ibintu byahindutse burya nabwiye n'abantu bari bari aho ngaho ndaganiriye ndumva ibintu byahindutse muri yewe ndumva rwose nshaka no gutaha kuko n'inzoga narayimiraga nkumva nigenda numva ibintu byancanze mpitamo gutaha numva ndakonje maze kuryama ndasinzira maze gusinzira ako kanya nibwo nahise njya mwiyerekwa numva ijwi rirambwiye iti ni njyewe uguhamagaye ndashaka kunkorera ukaba umukozi wanjye ubwa mbere nari numvise ijwi rintunguye nk'iryo ngiryo ubundi numvaga amajwi nyine yo kunjyana mu kabari yo kunjyana ahantu kwiba gutyo kujya kumuri urumogi umva nayo majwi amatirije ariko ni ubwa mbere nari numvishije iryo jwi ati ni njyewe uguhamagaye ndashaka kunkorera mpita mpabwa amagambo ari mu gutegekwa kwa kabiri
Gutegekwa kwa kabiri ibice 28. Gutegekwa kwa kabiri haranditse ngo hazavumwa imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka bwawe no kororoka kw'inka zawe n'ukw'imikumbi yawe. Mbese ayo magambo aragenda akagaragaza ibyago abantu batumvira Imana bakora ibyaha bazabona. Hanyuma ibyo bintu byose narabisomye, ndabisoma nsinziriye, nsanga bimwe byamaze no kungeraho. Aya ni amagambo akomeye cyane. Gutegekwa kwa kabiri ibice 28 umurongo wa 18. Ni ukugenda ugasoma ukageza igice cyose ukirangije. Mbona ingororano abantu bakoreye Imana bazagira, mbona abantu baretse ibyaha ukuntu bazagubwa neza. Ndabisoma ndi mwiyerekwa, numva ngize agahinda kenshi ko mu mutima. Ubwo byarangiye, icyo cyumba nkivuyemo, anjyana ahandi hantu, anyambura imyenda nari nambaye, anyambika indi myenda myiza. Birangira anyeretse, nabibonaga kuri taburo, anyereka impfu yandinze yakuyeho, kandi nanjye nabireba nkabona ibyo bintu byambayeho. Kuko ari nk'ahantu nigeze kwiba umusirikare 300,000, aho hantu ndibuka ko yahanyibukije. Hanyuma maze kuyamwiba mutwara na telefone. Ayo mafaranga rero nanjye narayajyanye, abandi barayantwara. Ariko muri iryo joro nibwo baje kureba telefone, na wa musirikare atarimo n'abandi bari baje kureba telefone. Umwava mu mitsi ankubita uruki kuko bangezeho bahita bayinyaka mpita nyibahere. Ankubita uruki rwo mu maso gutya. Agiye gusubiza mu rwa kabiri, mugenzi we ahita amubwira ati mwihorere, ibyo mwashakaga murakibonye. Urwo rupfu rero Yesu yararunyibukije, kuko nabonaga naho hantu twari turi nkabona niho. Anyereka impfu nyinshi yagiye andinda, anyereka amagereza yagiye andinda kujyamo. Arambwira ati rero yego nubwo wagiye ukubitirwa mu tubari wasinze wiyenza nawe urwana, atari kubunda guhamagaye, ugomba kunkurikira, ugomba kunkorera, ukagendana nanjye. Ubwo aho ngaho maze kuhava, agenda njyana n'ahandi hantu henshi cyane. Anyereka urusengero nzasengeramo, anyereka korari nzajyamo ariyo ndimo ya Yasipi, anyereka urusengero rw'Ikami. Najyaga nkahanyura nyine njya gusindira iyo za Nyabitare, nkahanyura njya gusindira iyo za Kanzayire, ariko ntago nari nakwinjira muri urwo rusengero. Ubwo mbona urusengero ndarubonye, bati genda ujye muri rwa rusengero wige umubatizo, ubatizwe kandi nzabana nawe, nurangiza ujye muri korari kandi nzakurira. Ahantu rero nahamaze iminsi 2. Abana batazi icyerekezo cyanjye nabo byarabayobeye, gusa barampamagaraga nkitaba, ariko ntabwo nabashaga kuvuga. Bakamamagara nkitaba ati se mama biragenda bite, turi burye gute, nkongera nkasinzira nyine simvuga. Ubwo nakangutse nyuma y'iminsi 2, byuya byarandenze. Ubwo nyine mpita mfata urwembe n'umukasi nkatagura ibisuko nari mfite ku mutwe, kuko nabyo nari nabibwiwe, nari
nabibwiwe ngo hagize nk'ubimbaza twabiganiraho icyo bisobanuye kuko biriya bintu ntabwo Imana ibyemera. Ndabikatagura mbivanaho mpita ngenda njya kwicara ahantu mu gashyamba n'uyu mwana nyine turi kumwe dutangira kwiga ijambo ry'Imana. Duhera kuri rya jambo Imana yanyigishije na Yesu, turyigaho turabisoma, ndabimusomera birangira tugeze kuri uyu murongo wa 21 ariho mu gutegekwa kwa 2 ibice 28 tubona byose byaradusatiriye. Mbona kuna abana bamwe nyine abo bakuru bari baramaze kwangirika, umukobwa bari baramuteye inda turi kumwe, umukuru nyine w'imfura, uwundi wa kabiri yari yaragiye iwawa kuko yatangiye kunafungwa afite imyaka 9, afungurwa yongera asubirayo, noneho tubiganiraho n'uyo mwana nyine mutoya twari turi kumwe. Napfukama natura ibyaha byanjye kuko ijambo ryarambwiye ngo mwatuze akanwa ariko mwizeze umutima. Napfukama ndatura, maze kwatura aransengera, maze kunsengera nyine aho hantu tuba turahavuye, nkomeza njya mu nzu y'Imana niga umubatizo. Maze kwiga umubatizo Yesu anangira ubuhamya bwiza, ndabatizwa kuko nabo twasindanaga bamwe na bamwe nibo banangiye ubuhamya kuko bamwe bari bampaye iminsi bakambwira ngo wowe n'ukuntu ukunda urwagwa ngo agende, ngo n'ukuntu ukunda byeri ngo tuguhaye icyumweru kimwe. Icyumweru kirashira babona sinzi, bati tuguhaye ukwezi, babona ukwezi kurashize. Ubwo nyine batangira kunangira ubuhamya babukwiragiza hose. Bandabatijwe, Yesu ansohoreza isezerano. Ubwo nahise nandikira korali ya sipi, nabo bahise banyakira. Muresi namaze amezi 3 aba baranyakiriye. Ubu ndi umukozi w'Imana. Hanyuma rero hari amagambo yagiye amfasha, nagiye mbona muri ibyo bihe nyine mwiyerekwa. Hari ijambo riri mu Baroma ibice 12 Abaroma rivuga ngo nuko bene data mutange imibiri yanyu ibi bitambo byera bishimwa n'Imana. Niyo tutakwirirwa tuhasoma cyane. Ubwo rero nanjye nahise numva ko umubiri wanjye ngomba kuwugira igitambo cya Yesu. Ibintu byo kuwukoresha ibintu bibi bigendanye n'ubusinzi, ubusambanyi n'ubujura. Njye nakoraga ibintu byinshi cyane. Nari igikoresho cya Satani kuko Satani yankoreshaga ibintu byinshi. Hari igihe nk'umuntu yambwiraga ati uzantukire kanaka, nkamutuka pe, nkamutuka twahura agiye guhaha nkamutuka, yava kuvoma twahura nkamutuka, nkamusanga nkamutuka. Hari nabo nagiye ntuka bakimuka akambwira ati igihe bitutsi byawe ndabihaze none ndimutse. Ubwo rero Satani yagiye ankoresha ibintu byinshi cyane. Nabivuze bimwe agatuma njya gusenya ingo z'abandi abagore nkabajyana mu busambanyi, nkajya kubacuruza. Abagabo nabo nkabajyana kubashakira indaya. Hanyuma rero maze kwihana Satani arandaka.
ndakarira, nahuye n'ibintu bikomeye, nahuye n'urugamba rukomeye. Satani arandakarira, rimwe na rimwe agashaka kunyica. Hari igihe yari afite gahunda yo kunyicira muri Yorodani, nabatijwe, umwuka w'Imana barabihishuye, turabisengera bivaho. Satani arandakarira, anteza mbese kubura akazi, ariko Yesu yabanye nanjye, nkajya mbona uturaka tumwe ngakora, nkabona uko ntunga abana. Ariko ikintu cyo kimwe cyaje kuntangaza, ari cyo nacyo numvishije kimatira gutanga ubuhamya cyane. N'ababyeyi bari muri iyo timu, ababyeyi bari muri iyo timu numvishije nabasha kubagezaho ubwo butumwa. Ni ubutumwa kuko nabanjije no kubisengera, Imana irabinyemerera, kuko naje kugirana ikiganiro n'abana. Urumva ntabwo twavuganaga n'abana banjye, nta kintu twavuganaga, usibye rimwe na rimwe kuba bambonye, nabwo akaba ubwo ntaha nakomeretse mva amaraso, bankubise, banteye amavide, banyebaguye nk'uko nanjye nakebanaga. Nta kintu twabashaga kuvugana n'abana. Hanyuma rero ikintu numvaga nageza ku babyeyi bameze nk'uko nari imeze, abana baba bazi ubuzima ubayemo wowe, baba bazi akazi ukora, nubwo batabigusobanurira, nubwo batabikubwira, ariko baba babizi. Nshobora kubivuga wenda ukavuga ati jyewe mfite buryo ki mbibahisha. Ntabwo wabibahisha ngo bikunde, kuko n'abaturanyi bawe baba babivuga, abana babyumva. Ndetse niyo utashye wakubiswe, uko nataga nakubiswe, ugasanga abaturanyi nibo bari kundwaza, ariko ugasanga barimo kubwira abana amagambo abakomeretsa atari meza. Urumva rero ibintu ubamo uko ugenda, abana baba babizi. Naje kugirana ikiganiro nabo rero, ndababaza nisenga buriya mwambonaga gute, kuko ubwo urumva utasenze Imana ngo ujye mu mbaraga z'Imana, ntabwo wabasha kugirana n'abana bawe ikiganiro kimeze gutyo. Cyane cyane uba warabakomerekeje, nabo hari ibyo baba baragiye biga ku gasozi bakabikora, wabikora ukababara. Kugira ngo rero mugirane ikiganiro kimeze gutyo, ni ukuba wasenze uri mu mbaraga z'Imana. Tugirana ikiganiro, ariko twagiranye ikiganiro ari uko nabo bamaze kubatizwa, kuko nabo baje kwiga, bamaze kubona amahoro, bamaze kubona duteka n'iyo nusu y'umuceri tubonye tukarya bagatuza. Hanyuma baza kubatizwa nabo. Bamaze kubatizwa rero tugirana ikiganiro, barambwira ati mama, twari twarakwanze. Ndababaza nise mwari mwaranyangiye iki? Barambwira ati twari twarakwanze bitewe n'imyifatire yawe, ukuntu wari umeze. Kuko n'ayo mafaranga niyo nabaga nayibye, narazaga nkayababitsa, namara kuyababitsa nkayabaka nabi, nkayabaka nabanize. Hari igihe ninjiraga nko mu nzu bagahita baca mu idirishya, bagahita bigendera kubera gutinya ko ndi bubakubite. Barambwira ati twari twarakwanze. Urumva icyo twapfanaga nuko nabagaburiraga, nabwo kandi baryaga rimwe na rimwe. Ubwo rero icyo kiganiro kivaho, ndatuje, ndi kumwe na Yesu, mfite amahoro yo mu mutima. Hanyuma nongera kwinginga abanyarwandakazi cyane, kuko nitwe dufite uruhare runini rwo kurera abana. Nongera kubinginga ngo
barebe ukuntu bagirana ubumwe na Yesu, kuko namaze guhishurirwa ko iyi si tuzayisiga nk'uko twayisanze. Imibabaro Yesu niwe uzajya yidufashamo, kuko hari ijambo nasomye, maze kurisoma numva Yesu agomba kutubera umwami n'umukiza, kuko ijambo ryarambwiye ngo dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Mana ishimwe, kuko iyo wamaze kubaha Uwiteka wongera kugira itandukaniro. Hari itandukaniro ugira, kuko uhita wumva ko ugize akandi gaciro, kuko wubashye Uwiteka. Uwiteka rero iyo umaze kumwubaha ahita akugirira icyizere, akumva ko yagukura mu byaha. Handitswe ngo kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo umaze kuva mu byaha uhita ujijuka, ukamenya icyo gukora, ukumva hari ahantu utakwibona, ukumva nakundaga gukina ikiryabarezi cyane, akunda gukikina. Hahandi hari umupolisi umwe twari duturanye yahaye abana 5,000, abaha 5,000 ngo bajye guhaha. Umwana yanzaniye bitamubwira ni wowe bukara buransanga hari epfo ku kabari, mutenda kuguhaye, kandi yari yamugujije ngo ntayame bitewe nuko twaturanye yaranze. Ariko umwana yaraje asanga maze kuyakina bya mafaranga y'abarezi kiyamaze. Hanyuma rero iyo umaze kuba Uwiteka hari ibintu udakora, cyane ko ubona bitakureba, utari byo mu rwego rwawe, ukagira gutya ukava mu byaha, ukihana ibyaha byawe, ukabona hari ibyaha bintu bitakureba. Hanyuma rero iyo umaze kuva mu byaha urajijuka. Iryo jambo ryaranyubatse cyane, abanifuriza abo babyeyi rero bakimeze gutyo ko bakubaha Uwiteka akababera umwami n'umukiza, kuko isi izarangirana n'ibyayo, ahubwo tukubaka ubugingo buhoraho, Yesu akazatujyana mu bwami bwe. Ubwo rero tumva igice cyanjye cy'ubuhamya cyaba kirangiriye aho. Hanyuma ejo bundi mu kwezi kwa 5 nibwo nongeye kubona bagenzi banjye, mbona bagenzi banjye nabo bihanye bavuye muri ubwo buzima bari barimo. Dutangirana igikorwa nyine cyo kugendana, twishyira mu itsinda, hanyuma tukajya duterana, dukora akamina, tukajya dutanga amafaranga 500 ya buri cyumweru. Hanyuma rero muri urwo rwego nyine nifuje kuba nabo twafatanya gutanga ubuhamya, kuko nanezerewe Imana mu mutima. Urumva sinyiri njyenyine, abonye bagenzi banjye abangira ngo mbe nabasha gutanga nimero yanjye ya telefone, kuko hari ushobora kuba avuga ati se nk'abo bantu nazababonane kumbaganirize. Hari ushobora kuba wenda ashaka kuba yakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ariko gufata imyanzuro bikamunanira, akaba yahamagara tukamufasha gusenga Imana. Telefone yanjye ni 07 340 96 8. Akongera nkayisubiramo 07 340 96 26
8. Itsinda ryacu rero rikorera ibwami ku rusengero rwa ADEPR. Ubu dusigaye duterana ku cyumweru nyuma y'amateraniro ya kabiri, nibwo duhura tukiga ku ijambo ry'Imana, tukaganira aho Yesu yadukuye, tukaririmba, tugasenga, tukungurana inama, tugataha. Ubwo rero nkaba ndimo kubwira abantu ngo bakire Yesu nk'umwami n'umukiza, nkaba ndi kwinginga abantu kugira ngo tubashe gukorera iyi Mana, kuko ijambo ryarambwiye ngo nawe Yesu yatinda kuza, ariko urupfu rwo rushobora kugutungura. Hanyuma rero ubuhamya bwanjye mbaye mbugarukirije hano, reka mbashe gusenga Imana Data wa twese, kuko hari umuntu ushobora kuba ari kunyumva nk'umwanya agahita afata icyemezo. Reka mbashe gusenga Imana, nshima Imana. Urakoze Data wa twese kuko ugira neza, uri Imana igira neza, uri umwami ugira neza, usumba imana zose. Niwe waduhamagaye Uwiteka Imana kugira ngo tubashe kuza mu rugo rwawe. Uratuguyaguye nyaguhora ku ngoma, udukiza ibyaha. Uwiteka Imana iri mu ijuru, uyu mwanya wa none amaze gutambutsa ubuhamya bwanjye Kristo. Ndakwinginze Uwiteka Imana kugira ngo ubuherekeze bubashe gufasha abantu. Uwiteka Imana iri mu ijuru, ndakwinginze kugira ngo abantu bazabwumva cyangwa babwumvishije bugira aho bubakura, bugire n'aho bubageza. Uwiteka Imana nyagora ku ngoma, ndakwinginze kugira ngo uhindurire abantu bawe kugukiranuka. Urakoze Mwami Yesu. Dore na gahunda yose ndayikwegereje, hari n'abandi bakozi b'Imana turi kumwe bagiye kukuvugira Uwiteka. Bashyize mu gise cy'amaraso yawe Yesu, kugira ngo ubarinde kandi ukomezanye nabo. Bisabye Imana twizeye izina rya Yesu. Amen. Aba ndi umwana ufite imyaka 12, nanjye mfite ubuhamya. Hari aho Imana yadukuye mu buzima bwari bubi. Hari igihe mama bigeze kumukubita, asiga dufungiranye, yajyanye urufunguzo, aradufungirana, tumara ukwezi mu nzu. Abaturanyi bakajya bacisha ibiryo munsi y'urugo, munsi y'igiti. Maze tumara ukwezi mu nzu turya gusa, tutagira aho kwituma, tukarya mu nzu. Hari n'ikindi gihe mama bigeze kumukubita, tumara ukwezi n'igice kwa muganga. Tutarya tutanywa, umugiraneza yaza akaduha 100, akaba ari ibyo kurya. Tukongera gutaha tugasanga batwibye ibintu byose babimazemo, tugaherera kuri zeru. Icyo gihe nabaga ndi umwana, bakuru banjye baza gucikiramo muri ubwo buzima, babonye batabuvamo. Hari n'ikindi gihe bangaga kumuherekeza kujya kwa muganga, akajyayo, twamara kumuherekeza tukavayo agahita yongera agasubira mu nzoga, maze natwe tukabihaga tukanga kumuherekeza. Maze ariko twebwe nje na mukuru wanjye nkurikira, tukamuherekeza nyine, abandi babiri bo barabyanze. Kumuherekeza kubera hari n'igihe twigeze kujya gusenga ahantu,
umugiraneza aravuga ati ngo hano hari abana baburaye, nyine yarahanuye aravuga ati hano hari abana baburaye, turamanika, twari babiri njye na mukuru wanjye nkurikira, abaduhaye 10,000, turagiye turahaha tuguramo n'inkwavu. Icyo gihe ibintu byari bikiri muri make, tuguramo n'inkwavu, maze atashye araza akajya atumenaho ibiryo ngo twatetse ngo ibiryo bibi, kandi yaduhaye atari nawe waduhaye. Njyewe na mukuru wanjye tunkurikira akadukubita, maze atwicira n'inkwavu, dufata urwahakaga turiruka tujya kurara hanze, inkwavu zose dusanga yazishe n'inkoko zacu zose, amagi akayamena ntanayagurisha wenda. Hari n'umunsi umwe yigeze kwica inkoko iri kurarira, rero twebwe dushima Imana ko yakuye mama mu busizi, ko hari ibyo twamukoreraga atishimiraga. Nanjye ndi umuririmbyi muri korali y'urubyiruko, ko ntabwo barayizana mu rusengero, ariko haracyabura igihe gitoya natwe turirimbire Imana. Murakoze. Nari umunyeshuri icyo gihe, nari ndi mu cyaro mu karere ka Rusizi niho mvuka. Ubwo ngubwo ndabyaye nkiri umunyeshuri niga mu wa 6 primaire. Noneho ubwo umusore wanteye inda nawe yarabihakanye, amaze kubihakana ubwo diregiteri w'ikigo cyacu, ubwo sinasubiye ku ishuri nkimara kumenya ko ntwite. Diregiteri w'ikigo cyacu yaje kureba ababyeyi banjye, ababaza impamvu ntakijya ku ishuri. Ndi umumama w'abana 2, umukobwa n'umuhungu. Ubwo ngubwo yaje kubabaza impamvu najya ku ishuri, bamubwira nyine barabimusobanurira ko ntwite. Bamaze kumubwira ko ntwite, baramubaza bagomba nyine baravuga ati bandika impamvu, ntagomba gufungwa kuko yahohoteye umwana ukiri mutoya. Ubwo ngubwo birangije nyine umusore yari ari mu ruhengeri wanteye inda, iwabo baba baramuhamagaye. Maze kwihakana, ikigo nigagaho bandika impapuro ko agomba gufungwa. Noneho umusore araza arabihakana, ahakana ko atari wanteye inda. Amaze kubihakana, ubwo nanjye sinasubiye ku ishuri, nicaye mu rugo, ubwo ntangira gutotezwa gutyo n'ababyeyi. Ubwo nyine mbura ijambo mu rugo, ndagenda ndiheba, numva no kwiyahura nakwiyahura. Icyo gihe nari umwana, sinari nzi ibintu byo gukuramo inda, nta n'umuntu twavuganaga. Nuko umwana naje kumubyara, yari 2007, umwaka 2007. Noneho ubwo ngubwo naje nyine, mama yaje kujya umusore abihakanye, impapuro barazanditse, zimwe bazubiza kuri polisi, izindi ziguma ku kigo nigagaho. Nuko njyewe nyine barambwira tugomba kujya abaho umusore ukajya kumurega kuri sitasiyo ya polisi yawe. Njyewe ndavuga ati ese nzahagarara imbere nzavuga iki ko ntabyo nzi, ko ntazi no kuburana. Mama ubwo niwe wabyirutsemo, birangira nyine umusore tutamureze kuko yari n'uwo muri famiye, ntabwo twigeze tumurega. Ubwo narabyaye umwana, ndamurera ubuzima byanga. Bimaze kwanga, ishuri nari nariretse, ntangira gutora agataro njya gucuruza, nabyo biranga. Umwana mbonye agize imyaka 2,
nizira i Kigali. Umukobwa wari uri i Kigali inshuti yanjye baraje arambwira ngo ariko uri igicucu ubwo se ngo waje nkajya kukurangira akazi i Kigali. Kurya nta kintu nari mfite, nafashe utwenda nka tubiri kubera ko mu rugo nyine narabacitse batabizi. Nizira i Kigali ubwo tuza mubaza ati se utari ko arambwira ati ngiye kukurangira akazi muri kantine. Ariko umumama nyine turi hari ku Muhima niho yabaga. Turi bugereyo tumuhamagare nishaka gusubira mu kazi ko mu rugo uba ngewe ntabwo nshaka. Nuko turaza tugeze ku Muhima ubwo nta kurya nta kinzara yatwishe. Tugeze ku Muhima ndamubaza ese kutanjyana kwa wa mama ntanabikeneye ubwo buba burije. Umaze kwirambura aho kuba bamuye n'inda ya Zahariya ku Muhima. Tumaze guhura barambwira turi igicucu. Ubwo se urajya gushaka akazi ko mu rugo ugeze i Kigali bwa mbere ati nurara n'aha muri Borodire barakwiciramo. Ahubwo wowe ngwino tujyane tukwereke akazi. Ubwo nuko nguko naje natangiye akazi k'uburaya. Ubwo nyine umugabo yarazaga bakanjyana mu kabari tukanywa tugasinda. Ubwo natangiye akazi k'uburaya gutyo nkajya ku muhanda nkarariyo tukaba turanye n'uwo mugabo nkamucomora n'ayo mafaranga za telefone. Ubwo ngubwo mbega nuko nanjye nabitangiye nuko ndabikora nkajya. Noneho bigeze aho ngaho nyine naje gushaka amafaranga ntangira kwikodeshereza nanjye nkajya mbinjiza. Maze kubinjiza ubwo ngubwo nyine bakaza nyine nanjye nimugoroba nkakaraba nkambara neza nkagenda nambaye bwa bwenda bambara nimugoroba. Ubwo narabikoze kugeza mu mwaka wa 2007 nibwo nabyaye undi mwana. Maze kumubyara ise nawe ntiyegeze amufasha. Nabyaye umwana w'umuhungu mubyarira Kibagabaga. Namaraga iminsi 3 ntararya nta kintu. Iyo ufite umwana mutoya i Kigali nta n'umuntu waguha akazi. Nta muntu waguha akazi. Ubwo nabaye mu bwo buzima riranjya umwana mbona agize amezi 3 ntajya kongera gusubira mu muhanda. Tukajya kunywa tugasinda tukarwana tugaterana amavide. Ibintu ukabona ni bibi cyane kuko n'ukuri ngaburaya usibye ko umuntu nta mibereho aba afite ariko ubundi ngaburaya ni bibi cyane. Ubwo nyine nakomeje kuba muri ubwo buzima nkajya ngenda nkinywera nkasinda. Uwo mwana nkamuta mu nzu nkamushyingirana nkigendera. Mu gitondo nkaza nkateka namara guteka nkamukarabya nkamufura nkamugaburira. Nimugoroba nabwo nkakinga nkigendera. Tuba muri ubwo buzima n'uwo mwana usibye ko abana b'abahungu bihangana ubwo bagize imyaka 9. Tuba muri ubwo buzima. Ejo bundi ku rusengero nibwo habaye igiterane hano i Kambi. Uyu mubyeyi twari kumwe baraje ati ko hano ku rusengero habaye igiterane ubu ntabwo mwabivamo mukaza tukajya gusenga. Turamubwira ati genda turajya gusenga se hari amafaranga baraduha amafaranga se baradufasha se badukure mu buzima turimo. Ubwo nyine ndavuga ati ariko reka ngende ndikumva nuzuye gusenga ndikumva nareka ibi bintu kuko ibi bintu nta kiza kibibamo. Nubwo Imana yabindindiyemo gutyo ntibegeze bafunga nta polisi yegeze izanga injyana ipakire kandi umwana wanjye nawe Imana yaramurindaga nubwo namusigaga muri iyo nzu gutyo. Imana yo mu ijuru yaramurindaga nkasanga ari amahoro. Hari igihe bamwe babasiga mu nzu ugasanga bahiriye mu nzu mu rwenda zigashya. Ariko ubwo ngubwo nagiye mfata Bibiliya kenshi nkasoma. Nasomye muri Yesaya 59. Ariko icyo gihe masoma nari ntarakizwa. Noneho aravuga ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza
n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwacu niko kwaba tutandukanije n'Imana yacu, n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kubumva. Nasomye iri jambo numva riramfashije cyane, nibuka ibintu nari ndimo, nibuka izi ngeso ndimo, ndavuga ati nyamara mpindukiye, Imana yangirira neza kuko yagiriye neza Abisirayeli ikabakura ku nyanja itukura, nanjye niko yahankura ikangirira neza, ikampindurira amateka, ikampindurira n'ubuzima. Nuko natangiye gusenga Imana, ubwo nagiye haranda hafatirwa, ndavuga ati Mana mpamanyije n'umutima wanjye, ibi bintu byose nakoraga ndabyanze, ahubwo wowe fata unkomeze ne kusubira inyuma ngo mbisubiremo, kuko uwo wafashe n'ukuboko kwawe ntabwo ajya asubira inyuma. Narongeye mfashwa n'irindi jambo riri muri Zaburi ya 23, bivuga ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakira, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, ansubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka kubw'izina rye, naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe, ishyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza, untunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, usize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Iri jambo riramfasha cyane, nabwira abantu bose bari mu kazi k'uburaya kubihagarika bakabireka, kuko kuva icyo gihe nabihagarika ndashima Imana ko sindaburara, sindabwirirwa, Imana igicira inzira mbega ikatwambika, kandi nta kazi mfite, nta kazi mfite ubu ngubu, ariko ngenda nkora uturaka, nabona byanze nkatora agataro nkagenda nkacuruza, ariko umwuga w'uburaya wo nashishikariza abantu babirimo kubivamo, kubera ko hariya hanze bari hariya ni habi cyane, kuko uriya mwuga twakoraga ushobora no kuhasiga ubuzima bwawe, kuko umugabo hari igihe aza akakujyana nk'uko, akaza akaba yakwicira mu nzu agakinga akigendera, ntuzamenye, ahubwo bakabona ise ziri gutuma ku muryango. Kuko mperutse kumva umukobwa aho hariya ku Gisozi ngo abantu bari kubivuga, nawe wakoraga uburaya, umugabo yaraje araza nyine baravugana bisanzwe, bavugana amafaranga, baragenda bajya mu nzu barakinga bararyama. Noneho umugabo asiga amwishe, amaze kumwica arakinga ashyiraho ingufuri, amaze gushyiraho ingufuri arigendera. Noneho abaturanyi bakabazanya ngo ese runaka ko tutamubona, kandi yabaga ari hano hanze ari kutuganiriza, ngo byagenze bite. Noneho nyine baravuga bati kuva mu gitondo ntabwo twigeze tumubona, ingufuri baragiye barayica, bamaze kuyica basanga umuntu yamwishe, arangije kumwica arigendera. Amaze kwigendera ubwo nyine umukobwa yapfuye gutyo. Nkatwe Imana yabirindiyemo, turashima Imana cyane, turashima Imana kubera ko yabidukuyemo tukaba tukiri amahoro tutarabiguyemo. Nashishikariza abantu bose babirimo kubivamo. Hari irindi jambo rimwe ryonyine ngiye kuvuga nkarekeraho, riri muri Zaburi ya 25 umurongo n'uwa mbere kugeza kuwa 3. Riravuga ngo Uwiteka niwe nshirira umutima, Mana yanjye ni wowe niringiye, ne gukorwa n'isoni. Abanzi banjye be kunyishima hejuru, siko bizaba kubategereza, ntawe uzakorwa n'isoni. Abava mu isezerano ari nta mpamvu nibo bazakorwa n'isoni. Amen. Ngiye gusenga Imana, ngiye gutanga nimero ya telefone waba yifuza ko twamufasha nawe akava muri izo ngeso mbi, nawe yaza tukamufasha, tukamwereka aho asengera kuri ADEPR.
nimero yanjye ni 0782 75 22 80. Yewe ubu mubona nari umusinzi, nari umusambanyi, nari umujura, umva ibintu bibi byose, nanywaga itabi, ariko ubu ngubu ndashima Imana ko yabinkuyemo. Umwana nubwo yiga muri leta, nubwo ubushobozi buba ari ntabwo, ariko uko Imana idushoboje, icyo tubonye turakirya tugafasha n'abatishoboye. Nashima Imana, tugafatanya gusenga Imana, n'ubishaka wese yazaza akinjira, umuryango urakinguye, kuko hari igihe kizagera gusenga nabyo ntibibe bigishoboka. Ndashima Imana ko yankuye muri izo ngeso zose, nkaba ubu ngubu nyikorera, n'iyo byagenda bite ntabwo nasubira inyuma, kuko mfashwe n'imbaraga z'Imana. Sinifuza no kuzasubirayo kuko ni habi cyane. Uwiteka Imana yo mu ijuru, nongeye kugushima, ndaguhimbaje. Ushimiye ko wandindiye mu ngeso mbi, ushimiye ko ni ukuri Imana wankuyeyo. Hari benshi bajyayo bana bakagwayo ntibagaruke, ariko Uwiteka ahabwa icyubahiro ni icyawe Nyiringabo. Warandinze undindira abana, byose ubindindira bo ni ukuri Imana. Mushimiye ko ujya ucira inzira aho zitacika, kuko ugira inzira zirenga 1000. Mana sengeye abakiriyo kugira ngo nabo ubashe kubakuramo yo Mana, kuko hariya ni habi, hariya ni mu rwobo Nyiringabo. Ngaho ni ukuri Mana, genda ubasange, genda nabo ubigishe Mana, ubashyiremo umutima wawe, ubigishe ko ni ukuri watanze umwana wawe kugira ngo adupfire twese isi yose. Ngaho bana natwe Nyiringabo, ushimiye ko warinze ni ukuri abamama bose turi kumwe hano, n'uyu mugaragu wawe Mana turi kumwe. Icyubahiro ni icyawe Nyiringabo. Ngaho bana natwe kubw'izina ryawe Yesu, byambaje nizeye ko watwumvishe. amateka rero ubuzima bwanjye, ndashaka kugira ngo ntange ubuhamya kuri bagenzi banjye bakiri mu mwuga w'uburaya, kuko nabonye nta cyiza cyawo, bituma mfata umwanzuro mbivamo, kuko nabonye atari umurage nzaragamo nabyaye. Ndi umugore w'abana 4, abakobwa 3 n'umuhungu 1. Muri abo bana 4 bose ntabwo nagiye mbabyara nabiteguye, akaba ari nayo mpamvu namaraga kumva ko mfite inda mu mubiri wanjye bikankomeretsa umutima cyane, kuko atabaga ari ibintu nabanje gutegura. Ubwo rero nabaye muri ubwo buzima bungoye, nuko nkajya njya gutera kugira ngo abana babashe kubaho mu buzima bwanjye. Ubundi ndi umuntu utinya ijoro, ariko kubw'impamvu z'ubuzima, kubw'uko ubundi abantu tuba duhetse abana nk'aba cyane bakiri bato, nta n'uwo wakwaka akazi bakaguhe. Uragenda bakakubwira ngo n'abo bana bawe ngo ubwo se ngo tuzajya dukoresha abadafite abana. Hari naho njya bakambwira ngo nshaka aho nsiga abana kugira ngo bampe akazi, ngo mu gihe nzagenda mbazanye nta kazi nshobora kubona kubera abana. Ubwo rero byatumye natuye muri quartier irimo indaya, barambwira bati rero bati nta kuntu ugomba kwicwa n'inzara, hari icyo wagakoze kugira ngo urye, none tukwereke icyo gukora. Banyereka uko nzajya njya gutega nyine, tukajyana abana nkabaryamisha nkagenda. Ubwo rero amafaranga nkayabona koko, ariko ariyo amafaranga nubwo aboneka nayo umuvumo, nta kintu ashobora kumara. Ni kenshi kubera ko jyewe nabikoraga ntabikunze, nkaba nari umuntu wari waramenyereye kwikorera, nagerageje kujya nyashakamo igishoro ngashora, ariko ibyo nshoye bigahomba bitewe n'uko ari amafaranga nta migisha mba mbona Imana yayaha. Nta muntu ndabona wakijijwe n'uburaya, usibye kwangiza abana tubyara tukabakomeretsa bagakurira mu buzima bubi. Abana b'indaya baba bafite ibikomere byinshi cyane. Gusa jyewe nageragezaga uburyo ki mbona nabikora nsa nk'ubihisha abana banjye, ariko n'ubundi byarangaga bikamenyekana. Nyuma rero haje kuba igiterane kuri ADPR Kami cyo gushishikariza abantu kuva mu mwuga w'uburaya.
ubwo naragiye nkijyamo. Umunsi wa mbere natashye numva nuzuye umwuka wera, natashye numva nishimye cyane bikomeye, natahanye umunezero udasanzwe. Mfata umwanzuro kuva ubwo ntangira kumenya kujya njya muri burakeye, ntangira kwegera abantu basenga ngo bafashe gusenga, banyigisha gusenga. Sinari nzi no kuba nasubiramo ngo haleluya, ariko nageze mu nzu iwanjye nkajya nicara ngasenga, inda zitangira kunyereka uburyo ntazabasha kwishyura inzu. Niko byagenze kuko n'inzu nari ndimo bahise bayinyirukanamo, babyukiraga ku muryango wanjye banyishyuza, bakanyishyuza aribwo nkimara kubyara uruhinja mpetse. Navuye kubyara mpita n'ingaruka kubera ko nakoze ntarakomera, ndaturika. Nkajya nsubira kwa muganga mpekeye ku gisebe, mpetse umwana nshoreye undi, nkagenda ndazimpa akato ngo nanze kuvuze ko narakijijwe, nzagenda barokore bajye bantunga, ngo bajye bampa ibimbeshaho. Nuntwaza umwana kugira ngo mubone bikaba ikibazo, afata uruhinja nkaruheka ngashorera n'ucutse tukagenda. Nuko ubwo ngubwo igihe cyarageze ndoroherwa, ariko byatwaye igihe kinini kuko byatwaye amezi 3 yose. Ubu uruhinja rugeze amezi 4. Akiriye amezi 3 nibwo nashyizeho nari narabazwe. Ubwo ariko nkomeza n'inzira yo gusenga, Imana ikayigenda imbiri impfu ikuyeho, ariko nanjye nasubiza amaso inyuma ngasanga koko hari icyo Imana yakoze. Nagiye kubyara bakimubitisha inyamba, ngiye muri koma. Ariko njya muri koma mbere yuko njya kubyara narabanje kwegera umunyamasengesho ngo ansengere, ambwira ko nzabyara bikomeye ariko nkabyara ko imbere yanjye hareba icyuma, kandi nkaba nafite imbaraga zo gusenga icyo cyuma gikurweho. Ubwo rero Imana yaranzuye, navuga ko yanzuye, nubwo nyuma yaho byakomeje kugenda uko bigakomeza kunkomerana, ariko Imana yarahabaye ntacyo nayishinja. Banyirukana mu nzu bareba mfite ibyo bibazo, kubera ko navuye mu buraya nyine ntazongera kubona amafaranga yo kwishyura inzu. Imana yihesha icyubahiro. Naravuze nimba rero Mana, naguhungiyeho hagati yawe na Satani, ndashaka kureba uruta undi. Naguhungiyeho rero, none bagenzi banjye batangiye kunseka. None Mana, ndararana mu muhanda n'izi mpinja, ndarara hanze n'izi mpinja, kandi naraguhungiyeho Mana. Nzi neza ko ari wowe mugabo ukomeye, ndakwinginze naguhungiyeho, mbaye ndinde gukorwa n'isoni. Uko nabivuze koko niko Imana yabikoze. Hari umuntu wari ufite inzu yakodeshaga, nzi ko hari inda nyinshi zayirukagaho ngo ziyikodeshe. Arababwira ati inzu nibwo icyuzura, ntabwo nshaka kuyitanga, nzayitanga imaze kumuka. Uwo mubyeyi rero yahise antumaho, arambwira ati ndashaka yuko ujya muri iriya nzu ukazabanza ugakira. Inzu nayigiyemo, inzu nyiberamo ubuntu, naniza ntabwo aratangira kumwishyuza kuko abona ko ntarakomera umugongo. Imana ijya imuha umugisha, yambaye hafi. Ubwo rero nakomeje inzira yo gusenga, Imana ikajya imbwira iti humura mwana wanjye, muri hafi. Hari benshi bari bazi ko ngo nimbyara ngo nzarwara bwaki, bakanabivuga bikangeraho. Bwaki barayitegereza barayibura. Imana iyo wayihungiyeho nta kidakora. Imana yabanye nanjye, yakomeje kundinda no kundengera. Nanjye n'ukuri ndakataje mu gusenga. Umuntu wari we wese wagira ikifuzo cyangwa igitekerezo cyo kumva ko yakwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, yanyegera, namufasha nkamubwira uburyo nahindutse, nkamufasha gusenga, nawe Imana ikamugirira neza, ikamukura muri wa buzima, kuko hanze aha ngaha ni habi cyane. Ndashima Imana rero yuko yahabaye, nishimiye aho igejeje ikora, kandi ni ukuri nkomeje inzira y'agakiza bitarambiranye. Ndumva natanga nimero yanjye ya telefone, yanjye ni 078 49 324. Nasubiramo 078 42 49 324. Murakoze.